niko mko wowe ngufite zihe gahunda harya ibintu ariko ndakurenganya byose niye mubitera sohoka gira ahubwo ntibivuga sohokera hano sundi muri kunkina ibiki bande bagukina ibiki ngewe hano mamaze iminsi nta nubwo ari umunsi iki ubu se nibwo yibutse ko yansize hano cyangwa yahansize atabizi ndakurenganya ariko icyo nkeneye umva byose nta kimwe ngushinja gira umvira aha nifitiye umushyitsi ujye kuza kundira mu kanya ibindi itonde ibindi muraza kuba mubivuga nawe nawe sibyo mbahora usohoka ahangaha umva njye ntabwo nava hano atagarutse naze dukemurana ibyo dukemurana ubundi nanjye mbone ngende mu bikemuranire iwawe cyangwa n'ahandi reka nze gato Biteze Shasharire na nukanze sha nyine nshinja amakosa se ni kwa kwiyugiraho kw'ikigeye man ntubizi se ariko nta rwango rwari muto ya umva man sha nyine nagushaka gato nagushakaga man hari akabazo ngira ngo mfashemo umva man wa mugira frere bitaye man nk'umuzi urya ntago dusa cyane ko nyine man nyine wumva igikobwa cyamwibundijeho wumva noneho sasa yamfashe yambwiye ngo umufashe tu ariko byanyobeye tu igikobwa cyabaye bamba nageze umva wapi none ikintu dutuye mu amagara ndagira ngiye mumfashe sibyo ntabwo abindangirije neza uri kumva urabona cyagiye urukundo rwa rukobwa rumwigundirizaho yambwiye ko ari mwe mwamufashije ndagira mumfashe nyine urumva igikobwa cyaraje kimwigundirizaho ngo sinzi ngo nimba ngo bariganye sinzi kandi muramuzi ukuntu ateye nyine tu urumva sasa nyine ubu ni hundi nagerageje ntacyo nakoze byanze burundu nyine mwana wenda ndagira ngo muze urumva mubikore kuko mwabikoreye urukundo ariko si ubundi ubu ndamutse ngira ibibazo hano koko ubundi ubu naba ndwana n'iki ko mbona n'ubundi cyanzanye hano nta n'icyo nzabona umva rwose mbabarira utagira ibintu byinshi uzumbwira ibyo mwavugaga byose nabyumvaga mbona nabwo ngo tone ntabatsi bahari gusa ibyo uri kwigira byose mu kanya uraza kububona sho mbare wa musore we sinkuzi kandi nanjye ntabwo nzi bwana ibintu by'amahane ntabwo rwose ngiye mbishaka kanigendere hato hatazavamo n'ingaruka rwose ubundi reka mubaza mukobwa uza kwigundiriza ku basore ushaka iki iki gihe naragenze ndabona cy'umutwe ndagitsinze kanze mubwire ko akazi ngashoje ariko se ubundi yagiye nkasangaje ngiye mu mwuka bivuye yose ariko se ko mbona rero nta kintu muzanye bimeze bite none se wari wabatumye iki niko byagenze gute
Cindy nanje mumbwira icyo uko byagenze bimeze bite? Si mwebwe bababaza ko ntacyo muvuga. Ko nabatumye ku muhanda ngo buri wese agura icyo ashaka, mbona nta kintu muzanye bimeze bite? Ariko mama baza Cindy niwe wabizanye. Wese wavuze ntabwo twari kumwe cyangwa twakanyeho. Mumbwire impamvu niye mpamvu yabiteye. Niba ari iby'amafaranga byo umva rwarahize urwo guta amafaranga byo ntiwirirwa ubaza, ubu bayataye nyine. Papa nukuri kose ntabwo nayataye, ahubwo najyanga ngo tuyabike hanyuma tuzayikoreshe yaragwiriye. Ubwo se nawe ugeze ku rwego rwo kubishika amafaranga? Ari kuzayabitsa dada hanyuma akazananyongereraho twajya ku ishuri hari ikintu yari kuzangurira. Hakaza mu by'ukuri icyo kintu ukeneye ni igiki cy'umubyeyi wanjye ku buryo utakinsaba? Nyine ni tante nubizi. Wowe Ange ni iki bashakaga? Ni ukubera iki utagize icyo uzana? We ni iki se bashaka kugura? Oya njyewe icyo nshaka nzakigurira. Niko se mama wacu ubu uradufasha iki? Ubundi si byo mushaka kugura ni ibiki? Ubundi se bigura ngahe? Mubwire mama wanyu icyo mushaka akibatekere. Ndabizi ko mukunda juice. Papa njyewe nishakira isambusa. Okay. Nta kibazo azibagurire. Ariko se ubwo murumva muramukiriye? None se papa ubundi si wenda twigendere da. Nose papa ubundi se wagiye waratubwiye ko n'uzi uzadusukana. Ariko wibuke ko hari ikintu utigeze umbwira. Wese se hari ikintu wansezeranyije? Okay. Turaza kubipanga, sibyo? Muriwe neza. Ko mutugendere ni amahoro. Ni amahoro. Njye nitwa Keti. Ndi inshuti ya dada. Nyine nari maze iminsi nza kumureba aha ngaha ariko simubone. Ni nk'iminsi nk'itatu gutyo. Se ni wowe? Ni wowe Keti abana baherutse kumbwira ngo waraje n'ubundi kumureba uramubura usanga Cindy yavunitse uramufasha? Ni njye wowe gusa ameze ati? Harimo koroherwa kandi warakoze cyane. Murakoze namwe. None se ko maze iminsi gerageza guhamagara dada ariko nimero nticamo, mwandushicamo? Yawe ntabwo icamo nyine nanjye uko ubyumva nanjye niko maze iminsi nyine nanjye numva itariho, amaze iminsi adahari kandi n'ibyumweru 2 birashize cyangwa kimwe. Reka ngende ubwo ngubwo nyine nimubona nimero ze nashobora kuzagaruka ubwo muzazimba. Ni inshuti yawe umunsi yaciyemo nawe uzawubyumva, ariko hari n'igihe wazagaruka kumureba ugasanga yaraje. Nese ko mbona mu maso nyine wagira ngo nta muraro ufite, urarwaye? Maze iminsi ndwaye ariko birimo gushira nta kibazo. Wagira ngo warunzi kuba wabonye ko nahindutse. Mukomeze nihangane. Sawa murakoze. Nawe urakoze. Biramakuru. Yego, mbona sitanatenzeho. Ahubwo uramubonye. Sawa hora niki. Hawe mbonye ahubwo sawa hora niki ko nabo nsanze nawo wajya ngo ntabwo bafite. Nose ariko ubundi uwo mushuti wawe uri kuvuga njye ariko nta n'umukobwa mwasiguye. Ariko reka nkubaze, wagiye ureka kunsetsa ngo nta mukobwa uzi hano ruguru usanga ni munini ni inzobe nyine mwiza? Hakoze ko numva namubonye, ariko namubonyeho rimwe nabwo sinzi byiwe ni naho byahereye, gusa ariko nyine numvaga ko ari nk'abagenzi bisanzwe. Aha wapi ntabwo ari abagenzi bitambukira ahubwo avuga ngo
nawe ku rundi ruhande ntabwo nakurenganya kuko nibwo bari bakimuka rero arangije ahita anagenda. yewe ariko nizeye ko ibyo bintu bamushakiraga bitihutirwaga. aha ni akazi nyine ubwo nimba ari ake naho kazajya, none se naho kazajya nyine ni uko haba hari ikibazo ko nanjye najya kumanuka hatora agakapu nkaza kureza urugo kabaye kazi. nyine natwe twari tumeze neza. Ni sawa. Abundi biriya nyine nikora byagenze. Nanjye ndabona hari bikabisa urebye. Biba biri aho nyine n'iby'ubu buzima nta kundi. Byo ni hatari. Hatari Kigali yanyu. Ugenda umenyera ko iyo urebye usanga uko iminsi igenda icaho umwe ibiri ugenda ubimenyera ubuzima urabumenya. Ntabwo biba bikaze cyane none iyo wabanje no kuyibamo ntabwo biba bikaze. Kavumbi hakuri iri iwanyu kameze gate mo? Oya ntaryo ni biba biri aho ngaho. Ejo bundi n'akavura hari ukuntu kanyujemo karagukunta ariko ntabwo biba bikaze cyane. Hanyuma ahubwo nagira ngo nkubaze hano byaje kugenda bite? Ibintu bya hano byagenze gute? Urumva duherukana cyagiye Emma adukweba tukamubura. Wewe waje kumubona gute byagenze bite? Njyewe ntabwo byari byoroshye bro. Yari inzira ndende ariko uranzi. Uranzi General yamenye nyine uranzi tu. Bishobora kera. Nanjye ntabwo twigeze tubonana. Na kuva cyagiye mvi wawe nigire muri diro zanjye. Ndiko umuntu baramamagaye. Nyine yanyegizaho ambwira nyine uburyo yahise agira impamvu zimutunguye agiyemo. Ambwira nyine staff ziwe. Ati rero man bro. Ati hari umukobwa nyigingirije. Ivyo ngibyo byo nanjye nari nabyumvishe ko mbere tuvugana yafite nk'umuntu bimbwiraho gatoya ariko nyine ntitwabivuganaho ibintu byinshi ariko ibyo nabyo nyine Emma ntajya yiburira nyine nawe urabizi. None sasa ubwo ati hari umukobwa wanyigundirijeho. Akimara kumbwira numva ngize ikiga mwese mu brother nzi. Natimbwira ntabiri. Ubwo abarambye rero jewe nakoze uburyo bushoboka bwose. Umukobwa yanze kuva hariya. Numva ati ndakwizeye uri muri muna wanjye staff zawe ndazizi. Niwe muntu wabasha kumunkorera iwanjye. Mbwira uko byagenze. Ubwo rero abaranyoboye. Kuri telefone tifata kamato ugende gutya na gutya aha ngomba gukata mbandaje. Ngeze hano. Bandakomanze nigira nkaho nyine nzi ko Emma arimo. Imana ati Emma biti hamagara. Kiye kubona. Mbona nyamukobwa araje. Birumvikana. N'agasuzuguro kenshi. Koroshye se. Ubwo none Emma arahari. Atema za ruzi mpetse. Ko nyine naje ko nanzi kinzanye. Ana ndi kumva. Oye ufite amashagaga. Kandi kanze muhamagara nyine nigize nyirenze tu. Urumva? Bandamuhamagaye kuri telefone. Nani Emma biti. Nyine ndamutonda byo koko. Byaye. Byanyabyo. Telefone ze ngwinacemo. Nyine nigishaga nyine tu. Ni trick nakoresha. Ubwo nyine ndirakaza nigira nkaho ndi nyirinzu nane n'ibintu binibiki ubwo ry'iki byose nyine tu. Twagabana ntibyoroshye. Ariko nyine mbona ntava kwizima biranga. Mbona ibyo ntihagije. Nangije bafashe telefone. Ntabwo kanze nkwereke. Mfata telefone. Bansohotse hanze. Urumva? Sohotse hanze. Nyine iki telefone mu gutwi nigira nyine nkaho ngiye guhamagara abandi batipe. Nabo ntabari bahara abatipe byabaringa. Biraho byabaringa. Ubwo umukobwa nabikoze kugira ngo basi aize kunyumva ibyo nkora byose. Utambwira ko koko yakumvisha. Yaranyumvaga. Nabonye ko ari mu idirishya ariko nigira nk'utamubonye. Ubwo ibyo byose nakoraga kwari kugira ngo nyine yumve ko mfite gahunda yo kumukuranga kandi itari nziza nyine kwamukura mu buryo butari bwiza. Ubwo mba ndahamagaye. Mpamagaye bya nyiraburesho.
ngamba n'abantu b'ibihuha badahari tende ndagira ndinjira nsanga umukobwa asa nkaho yacishije bugufi yacishije make mo gake yacishijemo make bigaragara ko yari yakumvisha yari yanyumvisha ubwo rangira nabwo ariko uracyaranga nyine umukobwa aramwita ibyo mwavuze byose nabyumvishe ukumva ndo n'umuti ushobora kuri gucamo neza ubwo numwe wari wabase ubwo ati ibyo ayiri kwivugisha kandi araza kuba yariza urukumva ati nabwo ngo bitone ntabahitsi bahari wanga kubyumva ariko uraje ubone umuti utangira gucamo umukobwa ayikojeje mu cyumba aba ariteguye umva ku gitaraganya aba aragarutse ati jye sinya nkunda amahane utambwira ko yagiye uko arigenda nanjye ndiruza tawe aho ngaho urumva umuti wahise ucamo wahise uwukora bikomeye byibuze ema kabisa wanazakugurira akantu bro nta n'ibintu byinshi yambwira urumva agomba kugura none hari ikintu nibaza ni niyihe mpamvu buriya ntakabura imvano uko byamera kose kugira ngo umukobwa atinyuke ajye gukwamira ahantu n'iki haba hari impamvu ifata rero nkurikije ukuntu namubonye nta rukundo rurimo kuko nimba nje ukuntu ninjiye nyine tu uburyo nyine anyigaragarije n'ibyabaye byose ntabwo byagaragaza ko yaba mukunda gusa nyine nanjye nabonaga ko ari mu kindi kintu ntazi kigaragara cyo rero ubwo hari ikintu kibyihishe inyuma buriya Ema wenda nuko wenda atabonetse ariko abonetse tukaganira niwe wakubwira buri ushobora gusanga hari ibintu byinshi azi cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye hanyuma ubwo ndibaza nizere ko rero ubwo wimukiye rimwe nazanye na bag yanjye nta n'ibintu byinshi nabanye mu ntara ntabyo nimukiye rimwe kandi nanone urabona ntabwo inzu nayisiga yonyine yumvikana ntabwo inzu yaguma aha ngaha yonyine ni iki agere yonyine ubwo nyine ndi hano kugeza bro aje ibindi byose nyine tuzavugana ko bimeze nazi tuvugana sigiye azagarukira ubundi nanjye rero urumva nanjye urabona n'ubwenda nakugendereye n'icyenda nkahita nza kureba na profise numva umutipe w'iwanjye harya sinakubwiye ko ari umutipe tubana cyagihe urimo ubimbazaho numva nyine abayandishije agasirikirasiyo ka Ange abayandishije agasirikirasiyo nyine dore ngafite umushyitsi hari umuntu wamusuye rero nyine navuze reka mbe nikatisa nyine muri karisiye nyine niho nahise mvuga nti reka nze nkurebe nuko nyine mbaho umwanya bibaganira ariko ubone nyine nta bintu bikaze tu nuko nkuko byari bimeze urumva rero wenda nshobora kuza gusubirayo ntinzeho gatoya Eguko Mary ufite ko udakunda ni amahoro wajya ureka wa mukobwa erega ntabwo biba byoroshye nta kandi se nawe habaye iki ahora ni iki ahubwo se amakuru yawe ko ntari bimerutse kukubona ndetse ujyaho n'abandi yandi mba nibereye mu rugo nyine ibintu nk'ibyo ndetse ko nkunze kuba nibereye mu nzu haba hari n'ubundi niko mumera ariko siko ejo bundi nabonye uri kuboha na pero shawa zambabara ukanyigishiriza umukobwa yewe nanjye sinakubeshya pe ni gake ariko nyine sinavuga ko ntabizi nanone gusa ariko icyo nsigaje wenda ni ukumenyera ariko se hari umukobwa uvuye hano mwamuhuye cyangwa ego kuko uri kuvuga Keti wasanga ari uwo nguwo Keti sinjya nkunda kwibuka amazina nyine y'abakobwa baza aha ngaha wa mukobwa ngo yaraje kureba ngo dada ariko reka nkubwire sinjya nkunda kurukuru y'abakobwa muri uru rugo rwanjye ubu biba byandenze pe ndetse uriya mukobwa ngo ni Keti twariganye nyine ahubwo byantunguye kumva ngo aziranye n'umukobwa uba aha ngaha witwa dada ese dada ni murumuna wawe reka nk'umuna wanjye ni muramukazi wanjye ariko wibaze ko amaze iminsi atari nanga sinzi iyo yagiye ntabwo byanungura rwose kuko n'uriya ngo ni Keti aho twigaga nyine yagendaga mu kigare utamenya ukuntu nyine abantu baba bitwara nabi mu kigo nyine ubundi tubita abasekwini nyine ni ibyo bigare yagendagamo pe
ntabwo byantungura. Ubundi umukobwa wifata akagenda akamara hafi icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri ntaramubona, simbishira amakenga rwose. nyine ubwo yagiye kuryoshya wabwirwa n'iki se nyine, ariko nawe mfite n'ikibazo. Kiyo kibazo guteze yombi ngaho mbwira. Nyine ariko basi ntunseke sibyo, nyine nje kubikubwira kuko nzi ko wewe uri mukuru, nyine wenda hari ibyo wabuziho. Mbwira n'ukuri nta kibazo. Nyine urabona mbere najyaga mu kibada, noneho nyine nkumva ari ibintu bisanzwe ariko nyine bigahindukaho gato, ariko ubu ngubu nsigaye mbijyamo umva nkababara hamwe no kubyuka byanga. None se ukwezi ubigiriyemo iyo gushize ukundi gutangiye, ya tariki wari wabiviriyemo niyo ubigiramo cyangwa bigenda bihindagurika? Ntabwo nakubeshya kuko ntakubeshye ni ukuri, ntabwo njya mbizirikana nyine, ariko uko ntekereza ntabwo bibusana. Mama ngwino baragashaka. Baranshaka? Umva pira, ubwo rero bumanutse urumva ndaza kukureba mu kanya, kamanze numva iby'urubyaro. Maze iminsi nanarwaye. Mwana bite se nuko mbona wamanjiriwe kandi byagenze. Ushaka kumbwira ko umwana yagiye udashaka? Ako se man, wareka kumvugiraho cyangwa niki kikuzanye ubundi? Utambwira ko ahubwo mwatetse ibiryo mukanabimara. Nicyo ushaka kumbwira? Ariko se man, wowe urabura kuza umbaza ngo byagenze gute, bimeze bite, ahubwo uri kuza umbwira ngo ibiryo. Oya uretse gatoya. Ariko ibyo bintu uri kumbwira ko nguko uri kunyibwirishwa na sirikirasiyo wandishije niki, urumva ngewe ibintu uri kumbwira? Ariko se undi man wigize iki? Nigize iki se wowe mbona ute? Uri kuntera ubwoba se? Ndi kugutera ubwoba bwite. Reka nicara ahubwo bimbwire neza. Mbona ngewe kundisha sirikirasiyo warangiza ukaza umbwira ibyo bintu, nsobanura neza mu kuntu byagenze kwanza. Ariko se man, urimo kunkora mu nkovu cyangwa wakirinda amagambo akomeretsanya bro? Oya man, ntabwo byaje kugenda neza man. Ni ukuvuga ngo kuva cyagiye kuva wavana umwana ntabwo yageze aza, namuhamagaye namwandikiye nakoze ibishoboka byose, wumve ko no kuva cyagiye nimero ye ntayikiriho n'ubu. Gute se? Nese uraza kumbwira yuko tuke zanjye zagendeye ubuntu, wangiza amafaranga gusa mu bintu utari nasiri? Aya man, reka mubwire witsimbarara ku mafaranga 2000 byonyine, ntabwo bibiri ari isambu man, nta nubwo bibiri ari indege ku buryo wabitsimbararaho cyane, ahubwo twibaze man kuki ataje, nicyo kintu ndi kwibazaho. Ese ko ari byo mba nkubwira sibyo? Ubundi ni gute uteretana n'utwana tw'udukobwa ugihatike? Ubundi se ubu mwizeye n'iki nyine ko muherukana kera ari umwana n'iki, ubundi uzi jya umwumvira kabisa. Ariko man, nta nubwo ngiye nta nubwo nabikekaga, ntabwo nakekaga ko ibi yabinkorera, gusa wenda reka nizere ko atayariye, ahubwo birashoboka ko wenda hari indi mpamvu yagize, hari indi mpinduka yagize. Yewe njye ngira amatsiko y'ibintu wishyiramo. Muherukana kera icyo ni kimwe sibyo? Wenda yabaye n'akaninja, yabaye akantu k'agasireyi kari aho ngaho, ushobora no kubimenya. Aya man, ndamuzi kuva kera, n'umwana twiganye, n'umwana twareranywe, ahubwo ni ukuvuga ngo ukuntu muzi yitonda ntabwo yasebera, ntabwo yarya 2000, ahubwo buriya wenda hari ikindi cyane sinzi, ndakeka ko hari indi mpamvu yatumye ataza kabisa. Usibye yuko nyine wenda wandishije sirikirasiyo ari ku manywa, iyo uza kuba wandishije nka sirikirasiyo ari nijoro, gusa bari kunyizwa n'iki? Wenda nagize n'amahirwe nuko ahantu nagiye niririye, naje nariye urumva, ariko ubundi nta kintu wari kumbwira mwana. Ariko rero ibyo bintu ntabwo ari byo. Wiririye niyo mpamvu uri kuza kumpagukiraho, ahubwo ukaza umbwira nkaho wambwira neza, nawe tunafatanya akababaro ngo wiririye. Neza ntari kukubwira neza. Ubundi se wiriwe? Nanagiye mwana urumva, ngewe nagiye nitarasiza bisanzwe, nagiye no kureba urabo wa mwana kugira ngo ndebe ko mpabona n'iki, nahabonye tu nagize gutya ndahinyuza, sinzi ukuntu nagize n'amahirwe mbona nanjye gutya ndamubonye.
mpita mubona nyine ndikomereza n'iki, ariko nyine hari n'umubro wanjye nahise njya kureba nyuma, bagenda nyine turavugana, hari utuntu tw'utubazo yari afite, bwashize yaje hano udahari, hari ahantu wari wagiye, niwe nahise njya kureba, ni naho nariye bitangira gutya neza, ni naho wanariye. Ariko si ubundi ko mpara numva nanyuze kwa wa mwana yabaye umwana mu mutwe wawe, nta kindi kintu kiberamo, ni wa mwana, uwo mwana vipize bimeze bite? Umwana ariko se giye ko nkubwiye ko ari gahunda twari twavuganye, nkubwira ni ngiye nzanahinyuza ndebe ko byibuze mubona sinari nzi n'ahantu bimukiye neza, ntago ari ibintu bikaze, uri ko byumva. Ceceka arampamagaye. Banza umwishyuze tuke zacu mbere ya byose, banza umwishyuze tuke zacu, ibindi bize nyuma. Umva reka nkubwire, umwana namaze umva se, ariko banza umwishyuze za tuke ndazimwishyuza basi, banza tuze tumenye ikintu amamagariye, ahubwo ni ukuvuga ngo uceceke ntuvugiremo. Umwana namaze kumubwira ko nibana ngo mubwiye ko wibana nyine, we banza umwishyuze tuke, ndacecetse ntago uri buvuge havida imana, ndacecetse none umuvugiye. sawa. ubundi se n'ibiki n'ibintu nshaka mama none se ntabwo turi burye? ibyo nibyo bigukuye hano uza hariya kumbwira ngo uranshaka? ubu se muri abana batoya ku buryo mudashaka gufata ibiryo mukabiteka mukarya? se muri umutako ahangaha? None se Cindy ngo ko yavunitse nta kintu abasha gukora? ngo yaravunitse? umva nkubwire Cindy, uri kwigira gutyo ngo papa wawe ngo ari ahangaha, ibyo ngibyo urimo kwigira simbishaka na gato, kandi urabizi neza ko nakubwiye ngo wibeshye ukagira icyo uvuga ubwira so. ibyo simbizi uko bizakugendekera, umenye ko ari ejo n'ejo bundi azavana akongera akagenda. ibyo rero ntacyo bimbwiye, ahubwo aka kanya fata ibyombo woze, wabyogesha ukuboko kumwe, icyo mpfa nuko mbona ibyombo byanjye wabyogesha kandi byakeye. Nose ubundi muri kuntera ubwoba, mwanegekaga cyangwa mwamenyeshaga? umva mbese agasuzuguro kako, umva nkubwire, ibyo ngibyo uri kwigira ni iminsi mikeya, umwe cyangwa ibiri ugaceceka. umva nkubwize kuri rero, ndashaka woza ayo masahane wayogesha ukuboko kumwe, icyo mpfa nuko nsanga amasahane yanjye yogeje kandi asa neza. ibyo urabishyira muri ayo matwi yawe, asuzuguro kabi. Nese ko mbona bavunitse babayeho neza, nawe ndabona ari ukuvunika da. hari icyo utazi Ange, uribuka amagambo nakubwiye ubushize? uribuka ibanga wari ugiye kumenera dada utamubwiye? ubu ngubu noneho niwo mwanya wo gukora, urumva? ndashaka witonde ubitekerezeho neza, ubundi utangire icyo nagusabye gukora, urakizi nawe.